Ndi Papa Sava. Ariko Papa Sava, za ndirimbo zawe nazo zaragiye. Ko Yesu sumuza. banza gutuka nabyo bitaragiye. Yesu ramuzana tamukora. Yewe. Cyakoze umva. Imana igira neza pe. Ibindi wa mugabo we. Ibindi se ku buryo n'akavugirizo wakabura. Cyangwa n'umwuka waragiye. Nubwo akavugirizo kava mu mwuka muke. Oya mu mwuka mwinshi waba udafite umwuka se ukavugiriza. Kabimenyese. Ariko se Papa Sava, gutubanza mitorosho n'amazi wazanye. Bana no kwa mitorosho cyawe. Urandeba se iki? Urasema uri uranjugunyira itorosho amazi nayasona yanyoko isoko ni. Wose imvura wowe nyari imvura. Wese aya mazi n'ayimvura sa ya Papa sa. None se waretse nkakoresha nk'ayimvura ko atarayawe. Jya koresha gake nago wayaretse. Nyagirwa se utandeba banga ngo azakora ngo ye gupfa busa. Kamura gace utandira amazi dore ntabwo nambaye ukamambira nk'ibyo byawe. Komane twese ko turi kukiraka ko tumerewe nabi watuje tukumvikana. Ubu turyane twese manje katugeza. None se bivuze kuri gusuzugura ngo nuko turi kukiraka kimwe. Ariko burya rero ngewe reka nkubwire ukuntu nayo nano. Ubu noneho nanabihinduka ngenda ukazana ibasi yawe. Ngenda umuntu usanzwe sibyo, ariko iyo usembuye burya ngewe usembuye pe kandi urabyumvisha. None se ngewe urangiza amazi si wowe yanyaye, amazi ntuyavoma. Twese ahangaha turabagaraho ahubwo se sembure ko nanjye nabirase ko boss mbona yarubiye koko. Akaraka boss kazanya amahane kazanya ubugome, ariko abonye ukuntu kabyutse kifunze bukwasi. None ari kugenda hinduranya imyenda akamafaranga n'icyakora bari nko kugwisoma anyuzo mu kanya agira gutyo ngo bitumugeri wakabona. Cyakoze ufite umugongo ukomeye pe. Uzi ko agakubisoko ikibuno gafata feri ngagira ngo ugiye kuva mu rugo. Ndahindukiye ndavuga nti ari nka kera bitumushito urutirigongo rugahura n'umutwe. Hari kera nyine ubuse ibeshye se bakwirukanira none ndebe kutabura. Ariko amakuru ufite kwa mugongo mugore ngo yarahorose ngo asigaye ngo rutwana n'undi yabari yo. Nicyo gihe abandi bagatangirira akazi. Ariko nari nagatangiye ukagaranta narakubwiye ngo ibi byatsi biba birenga aya mapave ugomba kugweho nakakagabo ka mugomba kuza mukabikata mukiyorganiza mugakubura aha hose ukajya ibi byose ngiye kuita ase ubundi uzabona umugongo uzahaye nako ndamba ndakiza sayine ndakubwiye ngo uyu mukarishya ntimuzawukoreho uzajya ukata uza gutya uhakubura uhakenye muri rukundo ibyo bintu ko baba bikubwira ukazana ubutwese ububona ibintu bitarahindutse. Papa Sava ntago narindi ndakubura hari inyuma none si ibyo bintu byose inyuma se kandi bakubwira umuhoro se nguyu bari kukubwira ngo genda ukata ibirahangaho mabushangiye kubikora niko nge ndabaza ubu mwebwe kuva bwacya akani ko kazi mwakoze ubwo se gukoropa ukavana mu nzu kazana ya madarage yose ukabugeza ijana amadarage se hano ni wowe untegeka ibyo ukora hano. Narakubwiye ngo saa 12 umutware wanjye ajya kubyuka umutware wanjye ajya kuva mu buriri asanga hateguye neza. Uri kumva we Kasiya ihute genda uko uhere Janine wagiye kugogira wowe nitwa Janine none se ko wari Papa Sava ndamusondwe ndavuga kamvugira wari Mama Sava weho uri mabuja uri Janine nyine genda akoze amusondwe. Narakubwiye ngo mugende kuvuga ubundi kaba ugomba tezetwa genda toilette yo hanze uyikorope naharya ku makaro yo kubikuta bure kandi narakubwiye ngo ujya kwituma kuri toilette y'inyuma y'igipangu hanyuma nurangiza uhite ujya mu gikoni neza uhanagure iriya gaze ndasangaho ikintu na kimwe ihuta tatekekera kwakimeze nk'igipakira nk'igifuka batatsinda utanyeruka kwa Janine umva ubwo butentire narakubwiye ngo ntukangarukira gukora muri urugo n'ubwo bwara n'ubutentire
ntago nzaba umanje ko buja azaba ataritaho ngo kaze kaye sigari we niko wakagabo wewe ubu ngubu imirimo ni iyi ngiyi gusa niyo murahemberwa ariko twateyemo n'imitima ninde wakoze muri toilette yo mu nzu kwanza muri toilette yo mu nzu nakubwiye ko akagabo k'ubwinyo butarimo wagira ngo karakutse gakuka n'umutima n'ubwenge burajabuka nakubwiye ko ari wowe byibura ugerageza uzajya ujya gukora muri toilette yo mu nzu agakora izo hanze wagira ngo muri kwiga gukira wowe izo hanze nizo bakubwiye hanze boherejeho famiye muri kwiga gukira ku buryo mutazi gukoropa amakaro aya makaro yabaye umuhondo udakora hano wewe uri kumva wewe uzajya ukora hariya ku cyokezo ukore mu makara nurangiza biriya bifuka nabonye birunze hariya na ruriya rwego uri kumva na wa mufuka w'ibishingwe imodoka iraza kujyana imyanda ndavuze ngo acishwa hose ugenda wopakere ubwo mpite ngenda mu ntuza cyangwa mbanza nakubwiye ngo ntukansubirishemo reka ndangiza narakubwiye ngo cyanza ashaka abakarani bakikora yego mabusha yego nakubwiye ngo mu gihe undeba nawe ujye uhagarara muri kurimba Rwanda nziza amaboko imbere se kiheka amaboko karwaye inyona umva kandi kiriya kigore cya gipakiye nk'ikitagira ndamushyira kuri taye birabwara azajya agaruka hano gukora uri kumva manze ngaruke mbikubwire neza imva adagifite burabwara ujye umanza urebe uko nsa kuza igihe azajya ajya hasi yanjye inzara ubwo ndagura ntuzi vous comprenez okay wagira ngo turatubona wagira ngo ni ibishandiko y'intoki za senkasi zirandaza wa mugabo bavuga ngo inkoko zirateteza kuri nta ntabwo ari guteteza gusa siko wagira ngo ni inkoko kazirarira se afite ubwoba mbega umugore ni ivubi arya papa sava y'amavubi akaze uretse ngo ukorope ukandagira bosi ujye ugenda ukandagira akoropye yego bosi mwiriwe ariko bosi ntabwo muzi icyo mwaje gukora hano ni karibu n'agatwe wagira ngo ni ibuye ritegura urugi wowe hasoni uzi ko waje gukina umupira ngaha ntubasha kunama ejo bundi ntabwo ari wowe umaze nasanze uri gutera intero hariya hepfo ngo umugore wanjye ngo umuyaga uhusha ukongera ukisubiranya ngo wamusanga mu kirere nk'ibaba ryose bangwa nawe ndabona gashaka yo mvuga wowe nyine wirirwa wihata kiriya kifuka cyawe kingana nk'umufuka wa rugano ukagira ngo hano ni ukuza ko nzongera kukubona nk'inzoga inshi izo urw'ibumoso n'urw'iburyo njyewe petwa imbesire wowe karame bosi njyewe ziba mu cyokezo nzongera kukubona ihene ikimara kuhagera utangira kuvuga ngo amadeshi ngo iminono y'ihene ugenda ukire ariya mafaranga niwo uba wayashoye imari yawe ivangwa n'iyanjye yaba ubwonko n'iporongoshori yabwo uzajya urya icyo wahawe ari vuba ndiyo boss yes boss yes akira nde umva wowe ejo sinagukasa amafaranga icyo umenya ni iki ni vaza ariko Ni iki? ni imisiba yarakuze impanuka z'amafaranga kigura n'impanuka muhabare n'umukubite nongera kumukubita bosi muhabare musaba imbabazi nongera kumukubita ngo ukuremo ingoto
ushobora kuzibukana zibatwa icyo ngicyo uzamafaranga kigura iyo ni imicanga yo kwa Saveri se ubona nayo iyi modoka ikamyo igiye kuzana umucanga irishyura ariko urumva nagisiga bivuze ngo imizi nyine iba yarakigize yaragituze ndakubwiye ngo wayavana kwa so wanyu kwa banyogosenge kwa banyokorume kwa sansigara ikibo ubwo ni kwa nyokoro we sana mitsingi nsanga hariya yego boss ushobora gukomeza kundeba ibi bikwasi ukabihekenya byose ukabimara narangiza kandi nkazohereza imbwa mu nda yawe ikabihiga Atum. Atum. Hato. Hatonji. Hato, niko hato. Mano. Manode. Niko hato. boss murampamagaye Bayone. kandi Uyu yabaye iki? Hato Hato. wongera nko mu kazi koko Hato Niko hato. Nta gucana imbabura ntaki komande z'abakiriya zigeze. Njyewe ucyotsa se hano. ni wowe ucyotsa hano Nakubajije ngo komande z'abakiriya zigeze. Ibyo babirya bate? Hato izo nzoga ko uza kunywa mu kazi zikica akazi waziretse koko Ucyotsa hano. Njyewe metre tame hatungije njyewe ucyotsa hano. Uzahava se ahubwo? Ubwawe wikopesheje azashiramo uzahava wowe. ese boss urabona umuntu ari gukora akazi koko dore ukuntu amaso yatukuye Byihoresha. ariko nasinziranye ibibazo ahari ko numva uri kubyimwa imyozo wa danje Hato ese byuka boss kwa magana ndi batazamusimbura ese ukuntu rw'ikinyamenyo urabona uyu muntu yakora akazi